bakwiyambaza bate uwo bataremera, bakwemera bate uwo batarumva, bamwumva bate ntawamwamamaje. Bakunzi ba Bright Future, ikaze muri Bright Apostle, aho duhugukira ijambo ry'Imana ko turisanga muri Bibiliya, tukumva icyo ritubwira muri ibihe bya none turimo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti: urasabwa iki mu bushobozi wahawe? Turifashishije ijambo ry'Imana dusanga mu Byahishuwe, umutwe wa 10 umurongo wa 8 kugera ku wa 11, ndetse n'ibyo dusanga muri Luka umutwe wa 19 umurongo wa 45 kugeza ku wa 48. Reka dutangire mu Byahishuwe. Igihe nariho mbonekerwa, ijwi nari numvise rituruka mu ijuru ryongera kumbwira riti: genda ufate igitabo kibumbye kiri mu kiganza cy'umumarayika uhagaze ku nyanja no ku isi. Nuko ndatambuka nsanga wa mumarayika musaba kuma ku gatabo, arambwira ati: kakire maze ukarye, undi yawe karagusharirira ariko mu kanwa kawe kararyohera nk'ubuki. Yarako rero mfata ku gatabo ngahawe n'uwo mumarayika, maze ndakarya. Mu kanwa kari karyohereye nk'ubuki, ariko maze gukamira mu nda yanjye harasharirirwa. Nuko barambwira bati: ni ngombwa ko wongera guhanurira ibihugu, amahanga, indimi n'abami benshi. Dukomereze muri Luka. Muri icyo gihe Yesu yinjira mu ngoro y'Imana, atangira kwirukanamo abacuruzi, arababwira ati: haranditswe ngo inzu yanjye izaba yo gusengeramo, naho mwebwe mwagize ubuvumo bw'abambuzi. Buri munsi yigishirizaga mu ngoro, abatware b'abahereza bitambo n'abigisha amategeko kimwe n'abakuru b'umuryango bashaka ukuntu bamwicisha, nyamara ntibabona aho muturuka, kuko rubanda rwose baramuteze amatwi bitaye cyane ku byo yavugaga. Reka noneho tuganire. Nyagasani Yesu, rumuri rw'amahanga, arahingutse. Bakomeza duhugure, aduhumure, aduhanure, aduhanurire, maze aduhe ubutumwa bwo guhanurira abandi batarahanuka, cyangwa se bwo guhagurutsa n'abahanutse ubu ububasha bw'ijambo rye ritanga ubuzima. Nyagasani Yesu twumvise muri Luka arahagaze ahanurira abari barahinduye ingoro ubuvumo bw'abajura, mu gihe nk'uko ibyanditswe bivuga yagombaga kuba inzu yo gusengeramo. Nyagasani Yesu arababwira ati: ibyo si byo, kwamagana ikibi. Nyuma akomeza kwamamaza ibyiza atitaye ku byago bari bamuteze. Yesu yari yuzuye ingabire y'ubutwari mu by'ukuri, kuko yari azi uwavuga uwo ari we, kandi nawe ubwe yari azi uwo ari we. Yari azi Roho Mutagatifu umusendereye uwo ari we. Abantu rero ntibaramuteye ubwoba, kuko yari yifitemo imbaraga imbere muri we ubwe. Ibyo nibyo kandi yatweretse muri Yohani twasomye, atwereka urugero rwa Yohani intumwa mu ibonekerwa rye, uburyo muri we yashyizwemo imbaraga z'ijambo, ariryo rizajya rimusohokamo kugira ngo rihumure, rihugure, rihagurutse, rihirike ikibi kandi rikomeze icyiza, ryamamaza ukuri, ryamagana ikinyoma nta bwoba, kandi rifite imbaraga zo kugitsemba mu mitima y'abantu no kucyamagana mu bikorwa byabo, kubera ko ari ijambo risohokana ububasha mu muntu uri kurivuga. Bamuhaye rero igitabo, bamusaba kukirya. Ku ruhande rumwe kiraryoshye mu kanwa, ariko mu nda kigasharira. Ubutumwa bwose buduhabwa buba bwifitemo ibyo bintu byombi. Ni umuhamagaro wose mbese, nk'uko na Pasika ya Yezu ariko iteye, ni urupfu n'izuka. Abamamaza Yezu Kristo wapfuye akazuka bahura n'ababica, bavuga bati: uriya ntacyo avuze, niki wamwica akavaho, ndetse bakaba banabahiga. Ariko ku rundi ruhande, kubw'ingabire y'izuka rya Yesu, bagahura n'abandi babishimira. Mu buzima bwabo bwite bahura n'ibiborohera kandi bakagira n'ibibagora, nyamara byose bikerekeza ku mukiro w'abantu no mu ikuzo rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Yohani intumwa rero amaze kuba umwe n'ubwo butumwa yari amaze gutamira, yarabwiwe nk'uko abivuga ati: nuko barambwira bati: ni ngombwa ko wongera guhanurira ibihugu, amahanga, indimi n'abami benshi. Ibi bishatse kuvuga iki? Uhabwa ubutumwa bwo guhanura n'uwabanje kubutamira, mbere na mbere n'uwatumiwe. Ngo nuko ijwi nari numvise rituruka mu ijuru rirongera rirambwira riti: genda ufate igitabo kibumbye kiri mu kiganza cy'umumarayika uhagaze ku nyanja no ku isi. Mu by'ukuri hari uguhamagara gukora ibyo ngibyo, si wowe wihamagara. Ntabwo ari inabi y'abantu iguhamagara ngo mbonye inabi y'abantu ari nyinshi none ngiye kuyirwanya. Wowe se ufite ububasha ki bwo kurwanya inabi y'abantu? Nta muntu n'umwe ushobora kurwanya inabi y'abantu wayitsinde uretse Yesu Kristo wenyine. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ushobora kugira icyo agabanya ku nabi y'abantu habe na gato, niba ibyo akora bidashingiye ku gukora ubutumwa bwa Nyagasani Yesu Kristo. Uhamagawe na Yesu, uwo ni wenyine ushobora kugira icyo ahindura ku mibereho y'abantu abwira, ndetse no ku mibereho ye bwite abifashijwemo n'iryo jambo ari gutangaza. Yohani intumwa rero amaze guhamagarwa ndetse no kumvira, ngo afata igitabo aragitamira, nyuma aratumwa. Yaratumiwe, aratamira,
hanyuma aratumwa. Ubutumwa bwe rero ni ubuhe? Ngo ni ngombwa ko wongera guhanurira ibihugu, amahanga, indimi n'abami benshi. Nta muntu rero wakwihangisha guhanura. Niba hari n'ubikora kuko yabyihangishijeho, nuko ntawe bizagirira akamaro. Ibyo ari byo byose, ntawe bizafasha kureka gusambana, ntawe bizafasha kureka kwica, ntawe bizafasha kureka kwiba, kureka kwangana, kureka ibibi byose. Uyu muhuze nyine na Yezu Kristo Umukiza, uyu mushyire mu rukundo, ibyishimo n'amahoro, bimuhe ubuzima, bimwinjize mu kuri. Ntibishoboka. Nyamara imbaraga z'ubutumwa bwa Yezu nk'uko agaragara kenshi abivuga n'abatuma bose, nuko bwera imbuto. Icyo Data ashaka ni uko mwera imbuto, kandi imbuto yanyu ikagumaho. Ubutumwa bakora bukagera aho bukora babwumva, bakavuga bati turabiretse biriya bibi twakoraga, cyangwa se biriya byiza tugiye kubikora kuva ubu. Ukaba wavuga uti njyewe ngiye kwinjira mu muryango w'abihaye Imana kuko nabonye ko Yezu ari mwiza, ngomba kumukurikira. Kuva ubu uwo twasambanaga ndamusezeye, kuko Yezu Kristo numvise ko ari we rukundo ruzima. Ijambo ritangajwe mu izina rya Yezu Kristo koko ritanga ubuzima. Ubuhanuzi nyabwo buturutse kandi bukozwe mu izina rya Yezu Kristo bwamagana ikibi, bwamamaza icyiza, bwamagana sekibi, serupfu na sekuzimu, bukamamaza Yezu Kristo muzima, umutegetsi n'umukiza. Bwera kandi imbuto y'ubutagatifu mu babwumva. Bakunzi ba Bright Apostle, dusoza, Roho Mutagatifu natumanikireho, adutumire, adutunge kandi adutume gutabarura abo sekibi yatabitse, gutangariza umukiro abari mu rupfu, kuzura abapfuye nk'uko muri Mateyo umutwe wa 10 babivuga. Nyamara ariko uwo Roho nabanza tuzure twebwe ubwacu, atuzure, atwuzure, maze dushobore kuvuga ko Nyagasani Yezu Kristo ari umutegetsi n'umukiza rukumbi. Bashimiye ko twabanye. Imana ibahe umugisha. Nari Iberi Biramahire, naho ubutaha.